Ababyeyi baradutwita bakatubyara tukagera ku isi, baba bakoze ikintu gikomeye, niyo mpamvu usanga iyo umubyeyi yabyaye bamusura cyane, bamushimira ndetse bakanamuhemba mu rwego rwo kumushimira ko yazanye ikiremwamuntu ku isi. Turavuka rero bakatwita amazina, ariko hari igihe usanga bavuga ngo izina ni ryo muntu, ese wowe iyo ubirebye usanga koko ari byo? Ni ikibazo. Uyu munsi rero nakuzaniye ubusobanuro bw'amazina atandukanye. Niba uri mushya akaba aribwo ugeze kuri iyi cano, nguhaye ikaze, ngushimira by'umwihariko wowe udahwema kubana nanjye. Izina rya mbere ni Patrick. Patrick ni izina rikomoka ku ijambo ry'ikilatini ryitwa Patricius, risobanura ukomoka mu muryango w'abakire. Ba Patrick rero ngo ni abantu bakunze kuba abanyamahoro, ngo bakunda ibintu bisa neza kandi bakabyishimira. Ngo usanga ari umusore ugira igikundiro, abakobwa benshi baba bamukunda. Ngo Patrick akunda gufasha, ngo iyo yabitekerejeho yakora buri kimwe cyose kugira ngo wa wundi ukeneye ubufasha abubone. Ngo kandi ibintu bye byose bikunze kuba biri ku murongo. Ngo Patrick iyo arakaye ngo ntakunda kuvuga, ngo yongera kuvuga ari uko umujinya warangiye. Ngo yita ku muryango we kandi ngo ibyo akorera abandi yumva nawe babimukorera. Ngo iyo ahawe inshingano runaka azikora neza, ngo ariko ashobora kugira amakimbirane n'abo bakorana kuko aba yifuza yuko babikora nka we. Izina rya kabiri ni Samson. Samusoni ni izina rihabwa abana b'abahungu rikomoka ku ijambo ry'igiheburayo ryitwa Shemusa, risobanura izuba. Ngo ba Samusoni rero ngo bakunze kugira ubwenge bwimbitse ngo ndetse n'impano zitandukanye. Ngo bakunda kuba abacuruzi, abanditsi cyangwa abahanzi. Ngo ni abantu bakururwa n'ubwiza mu buryo bworoshye. Iyo babonye umuntu ari mwiza birabakurura cyane. Ngo bagira amarangamutima yihuse, ngo ariko baranafuha. Ngo bumva vuba ariko bagatinda gusubiza kuko bibafata umwanya kugira ngo babashe gusobanukirwa neza. Ngo ni abantu bakunda kugira amatsiko cyane, ngo kandi bagashaka kumenya ikintu cyose bagihereye mu mizi. Ngo bakunda kurakara no kwiheba, bityo bikaba byabatera umubabaro mwinshi. Ngo bakunze kugira igikundiro, ngo abakobwa bakunze kubakunda, ngo ariko iyo badashishoze neza usanga babibabariramo kuko batinda guhitamo, kuko baba bumva bashaka nyine gufata bose, badashaka kugira uwo bareka, bityo bikarangira bababaye biturutse guhitamo nabi. Izina rikurikiyeho ni izina bita Eric. Eric bisobanura umuyobozi w'ibihe byose cyangwa se ukomeye kurenza abandi. Imiterere ya ba Eric rero ngo barashabutse, bakunda ibirori no gusabana, ngo bagira igikundiro kandi baraberwa. Ngo ariko bagira akantu ko kwikunda, gusa nubwo bakunda gusangira n'abandi ibyo bagezeho, ngo ariko bagiramo akantu ko kwikunda. Ngo bagira inshuti nyinshi kandi z'umumaro. Ngo iyo nta yindi mirimo afite aba yumva yakora siporo. Kwiyumva ameze nabi rero ngo ni ibintu bimubangamira cyane kuko ubuzima bwe yumva ari cyo gishoro kiruta ibindi. Ngo yigirira icyizere gikabije bishobora kumuviramo kwiyemera. Iyo akiri umwana aba agundira utuntu twose, aba yumva nta kantu kamuvaho ahubwo ibintu byose ari we babiha. Ngo akunda gusabana, bityo aho ageze hose yisanga amenyeranye n'abo bantu vuba. Akunda ubwisanzure, ntakunda umuntu umwereka ko amurenzeho. Ibintu by'ubucuruzi bikunda kubahira ndetse no guhuza abantu. Kuba yahuza umuntu n'undi ngo ni ibintu bakunze gushobora. Ngo Eric ni umuntu uzi gushakisha cyane, ngo ntajya abura ibyo akora, n'iyo atize ntakunda kubaho mu bushomeri, akora ibishoboka byose ngo abone ikimutunga. Ngo ba Eric bakunze kuba abakire,
ngo kuko birinda icyabasubiza inyuma iyo bafite ikintu batangiye gukora. Ayo niyo mazina naguteguriye uyu munsi, nawe niba wifuza ko hari irindi zina twagusobanurira wandike muri comment. Wakoze cyane kubana nanjye, niba wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe. Bye bye, ndabakunda.